iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Kalvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze inshuti bakunzi muteze amatwi kandi mbasuhuze by'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana ndetse n'abakunzi b'umusaraba mwese aho muri. Reka mbasuhuze kandi mbifurize igicamunsi cyiza. Reka rero mbere yuko dukomeza mbanze nsenga Imana hanyuma tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko jye ubasuhuza kandi ubifuriza ibihe byiza, nitwa Sadoki, nkaba ngiye kubana namwe muri uyu mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana y'ubuntu, reka tugushime kandi tuguhimbaze kuko urabikwiriye. Ineza yawe n'urukundo rwawe Mwami biratangaje cyane, ari nayo mpamvu aka kanya turiho, ariyo mpamvu duhumeka ndetse dushobora no kugushima. Nuko wakoze umurimo ukomeye wo kudukunda ndetse ugatanga igitambo gikomeye cyari gikwiriye kugira ngo twebwe abanyabyaha Mwami ukwizeye wese abone kukwegera kandi atsindishirizwe nuko kwizera. Rero kano kanya turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza kandi tugusabye kubana natwe ugacishiriza bugufi imitima yacu ngo twumve kandi twumvire maze dukore icyo ijambo ryawe ritubwira. Urakoze rero kuri mwiza kandi kugiye gukora byinshi birenze n'ibyo tugusabye. Byose tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Reka rero nongere mbasuhuze kandi nizere ko muguwe neza aho muri hose. Uyu munsi rero ndifuza ko twagaruka ku isomo twatangiye ndetse tukanarisoza kuri uyu munsi wa none. Twari turi kwiga isomo rivuga ku mutekano w'iteka ryose cyangwa se ubwishingizi bw'agakiza. Twabonye byinshi ariko bikeya ngira ngo nsubiremo. Hari amagambo y'ingenzi twabonye Bibiliya ivugaho, ayo magambo akaba avuga ku mutekano w'iteka ryose. Twabonye ko Bibiliya ikoresha ijambo ubwishingizi, kandi ubwishingizi ngira ngo benshi tuzi icyo risobanura. Yewe twabonye n'ijambo rivuga kumenya. Iri jambo naryo twararibonye. Imana ishaka ko tumenya neza niba koko twarakoze icyo ivuga, ko dufite ubugingo buhoraho. Ijambo rindi twabonye ni ijambo rivuga ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo bw'iteka ryose. Aya magambo Bibiliya yakoresha, ndetse Bibiliya ikoresha irindi jambo rivuga ku bugingo buhoraho, ubugingo buhoraho cyangwa ubugingo bw'iteka ryose. Ndumva ayo magambo ariyo twabonye. Hanyuma nyuma yo kubona ayo magambo Bibiliya ikoresha inshuro nyinshi cyane, ntabwo nakoze ubushakashatsi ngo ndebe inshuro Bibiliya ikoresha ayo magambo, ariko ni nyinshi cyane. Nusoma Bibiliya uzabibona. Twabonye ikindi kintu cya kabiri, twabonye abantu bo muri Bibiliya bari bazi neza yuko bakijijwe. Twabonye izo ngero haba mu isezerano rishya haba no mu isezerano rya kera. Hari abantu benshi cyane bari bazi ko bakijijwe. Icyo rero kikaba igihamya cy'uko nawe uyu munsi niba ukijijwe, Imana ntabwo yakubuza cyangwa ngo ikugomwe kuba wamenya ko ukijijwe. Irashaka kubimenya. Ikindi kintu cya gatatu twabonye kuri iri somo, twibajije ikibazo kibaza kiti kubera icyo abavuga ko ari abakristo babura ibyiringiro. Ndavuga by'agakiza. Twaje rero kubona impamvu babura ibyiringiro. Iya mbere ni uko kwizera kwabo kuba gupfuye. Kuva mu itangiriro kwizera kwabo kuba gupfuye. Bizera iby'Imana itavuga. Ariko kandi abangaba ntugire ngo ni n'abakristo, ahubwo bavuga ko ari abakristo. Aba ni abantu bavuga ko ari abakristo ariko bakaba nta byiringiro by'agakiza kabo
bafite. Biterwa icya mbere nuko kwizera kwabo kuba gupfuye. Icya kabiri twabonye kibitera nuko uko umuntu yiyumva akenshi babisimbuza kwizera. Umuntu akabyuka akavuga ati ndumva rwose nkijijwe, ariko nanone ikigoroba akaba avuga ati oya ndumva noneho ntagikijijwe. Aba bashingira ubukristo bwabo ku marangamutima yabo. Ibyo rero ntago bihesha ibyiringiro by'agakiza, ahubwo bitera umuntu gushidikanya. Impamvu ya gatatu, aba bantu bavuga ko ari abakristo ariko bakaba nta byiringiro bagira, impamvu ya gatatu bibatera n'ukunanirwa kwakira Kristo wenyine. Bashaka ko Kristo yaba kimwe mu bintu bajya bavuga kandi banizera, ariko kandi bakagira n'ibindi byinshi cyane bizera. Rero kunanirwa kwakira Kristo wenyine bituma umuntu uvuga ko ari umukristo atagira ibyiringiro by'agakiza. Twabonye kandi ikindi kintu cya kane, aricyo impamvu abakristo nyakuri bo babura ibyiringiro by'agakiza. Impamvu zibitera, icya mbere ni ukudashobora gukora ibihamya agakiza kabo. Kudashobora gukora ibihamya agakiza kabo. Bibiliya ivuga yeruye inshuro nyinshi cyane uko ishaka ko abizera, abitwa abana b'Imana kandi bakaba ari bo koko ababyawe ubwa kabiri, Bibiliya ivuga uko bakwiriye kugenda, cyangwa se mu yandi magambo uko bakwiriye kubaho, ibikwiye kuranga ubuzima bwabo. Iyo rero umuntu bimunaniye kandi yarakijijwe, nawe ahita yanzura akavuga ati ubanza agakiza kanjye gatakaye ubu ngubu. Ikindi kintu cya kabiri gitera abakristo nyakuri kunanirwa cyangwa se kutagira ibyiringiro by'agakiza kabo, ni ukunanirwa kwikomeza bo ubwabo mu ijambo ry'Imana. Mbese akageraho akarekeraho kwizera ijambo ry'Imana, agasa nk'urishyize ku ruhande, maze akagerageza we ubwe kwishakamo ibyiringiro by'agakiza. Nyamara ntabwo bishoboka, ahubwo nk'uko umuririmbyi yaririmbye, yari akwiye gushikama mu masezerano y'Uwiteka. Indi mpamvu ituma babura ibyiringiro ni ubusabane n'Imana buba bwangiritse. Iyo umukristo yumviye kamere ye y'umubiri, agakora ibyo yishakiye, akongera agakora ibyo yishakiye, akongera agakora ibyo yishakiye, ntiyihane, ibyo bituma ubusabane bwe n'Imana bwangirika, maze agatangira gutekereza ko atagifite agakiza, ahubwo yagatakaje. Izo rero nizo mpamvu twabonye zituma abakristo babura ibyiringiro by'agakiza. Ndavuga abakristo nyakuri. Hanyuma twabonye ibihamya byiza cyane bikwiriye guhamiriza umwizera wese nyakuri iby'agakiza ke. Ntabwo ndi bubisubiremo, ariko twabonye ibintu byinshi cyane hano bigera kuri 11 birimo amasezerano cyangwa ijambo ry'Imana riduhamiriza ko Kristo akiza rwose. Kristo arakiza rwose. Imana yakuyeho kandi ishyira kure ibicumuro byacu. Ayo ni amagambo Bibiliya y'ubwayo itubwira nk'abizera, n'andi menshi cyane cyane cyane. Rero ntabwo nayasubiramo, ariko menya neza ko Bibiliya rwose iha ibihamya byinshi uwizera by'ukuri ko agakiza ke ari akiteka ryose. Uyu munsi rero dusoza rino somo, ndagira ngo dutangire twibaza iki kibazo: ese ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bisobanuye ko buri muntu wese uvuga ko yizeye Kristo akijijwe? Iki kibazo ndagira ngo ukibaze neza kandi ugishyire mu ntekerezo zawe, use nk'ugicenshura. Ese koko ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bisobanuye ko buri muntu wese uvuga ko yizeye Kristo akijijwe, hatitawe ku kuba yerekana ibigaragaza ko kwizera kwe ari kuzima? Iki kintu ndizera yuko abakijijwe by'ukuri cyangwa se abasoma Bibiliya neza barimo kuvuga bati oya, ntabwo
ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, bisobanuye ko buri muntu wese uvuga ko yizeye Kristo aba akijijwe. Umuntu atiriwe yita ku bigaragaza ko kwizera kwe ari kuzima, rwose apfa kuba bivuze ubwo aba akijijwe. Oya rwose, ntitukabeshyere ukuri, kuko icya mbere hano ndaguha gihamya agakiza ni uko agakiza gasaba kwihana. Agakiza gasaba kwihana. Kwihana ni iki rero? Kwihana bisobanuye guhindura intekerezo bitera guhindura ubuzima. Kwihana bisobanuye guhindura intekerezo bitera ubuzima guhinduka. Rero niba uvuga ko ukijijwe ariko ingeso zawe zikaba ari za zindi za kera utari wakizwa, yewe ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo kwihana kwawe ariko. Wenda ibyo uvuga bisa naho bimeze nkaho byemeranywa na Bibiliya. Uravuga uti jyewe narakijijwe, jyewe nizeye Yesu Kristo, jyewe naratsindishirijwe, ariko kandi imirimo yawe igahakana ibyo bintu uvuga. Rero ntabwo wakwiha morale ngo uvuge ngo icyangombwa n'ibyo mvuga. Oya, ntabwo Bibiliya igushyigikiye, ahubwo agakiza gasaba kwihana. Hano muri Luka igice cya 13, Luka igice cya 13 umurongo waho wa 3, turi busome tugeze ku wa 5. Luka igice cyaho cya 13 umurongo waho wa 3 turageza ku wa 5. Bibiliya iratubwira ngo, ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 abo umunara w'Isiro wamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Rero Bibiliya ahangaha ikiri kutubwira, ndagira ngo nkubwire yuko iri kutubwira ko dukwiriye kwihana. Kwihana rero nk'uko twari tubibonye ni uguhindura intekerezo, kandi ukuguhindura intekerezo kwacu kukadutera guhindura ubuzima. Ntabwo Imana ishaka ko tubaho nk'abadayimoni. Ntabwo Imana ishaka ko tubaho nk'abana ba Satani kandi tukajya twirirwa turirimba ngo turi abana b'Imana. Ntabwo Imana ibishaka, nta nubwo ibishyigikiye. Rero agakiza gasaba kwihana. Ikindi cya kabiri ukwiriye kumenya nuko agakiza gasaba ukubyarwa bundi bushya. Kandi ukubyarwa bundi bushya buri gihe guhindura ubuzima bw'umuntu. Kubyarwa bundi bushya buri gihe guhindura ubuzima bw'umuntu. Rero njya ntangara cyane iyo mbonye abantu bavuga ngo jyewe ndi mu itorero, ntabwo babivuga no mu rurimi rwacu, ahubwo baravuga ngo jyewe ndi muri born again, jyewe ndi mu barokore, ariko noneho ubuzima bukaba butarigeze buhinduka. Ijambo ubwaryo riravuga kubyarwa bundi bushya, ariko ubuzima ntibwigere buhinduka. Ibyo ntabwo ari byo binyuranye n'icyo Bibiliya yigisha. Abakorinto ba mbere, mumbabarire n'Abakorinto ba kabiri, igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 17 ndasoma ngeze ku wa 21. Bibiliya nk'uko nabibabwiye niyo hano twiga, niyo dusoma, niyo twiga. Icyo biri itavuga ntabwo tukivuga, nicyo twiyemeje. Rero ujye wihangana nidusoma ibyanditswe byinshi, ni ukugira ngo tutavuga amagambo yacu, ahubwo tuvuge icyo Bibiliya ivuga. Nari mvuze nti agakiza gasaba ukubyarwa bundi bushya, kandi ukubyarwa bundi bushya buri gihe guhindura ubuzima bw'umuntu. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 uhereye ku murongo wa 17 ndasoma ngeze ku wa 21, kuko aya magambo ndayakunda cyane. Bibiliya iravuga ngo, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Reba igikurikiraho, ibya kera biba bishize. Ya migenzo ye, kwa kwifuza kwe, cya cyerekezo, ya mirimo mibi, bya bindi byose biba bishize.
Bibiliya avuga ngo iki? Dore byose biba bihindutse bishya. 18. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ntabwo twayunga n'abandi igihe natwe ubwacu twananiwe guhinduka. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ahangaha Bibiliya y'Icyongereza yewe n'Igifaransa bikoresha ijambo rivuga hano intumwa ni ambasaderi mu Gifaransa, mu Cyongereza ni ambassadors. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Reba umurongo wa 21. Impamvu ituma tubahendahenda uyu munsi nuko bishoboka ko umuntu akizwa rwose. Uyu munsi birashoboka ko umuntu agaragara imbere y'Imana nk'umukiranutsi rwose. Kubera iki? Imana ubwayo niyo yiyunze natwe muri Kristo. Umurongo wa 21 uratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero ikintu cyanyuze Imana ni igitambo cya Yesu Kristo. Niba kandi igitambo cya Yesu Kristo cyaranyuze Imana, mbese Sadoki nkwiriye kunyurwa nacyo ra? Nkwiriye gushakisha ikindi? Kandi cyanyuze Imana cyarabonetse. Imana yacu ishimwe cyane kuko itubwiza ukuri yeruye mu ijambo ryayo. Yatanze Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha ngo ahinduke icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ikindi cya gatatu, agakiza gahamywa no kugakomezamo. Mu yandi magambo, ntabwo aka kanya nshobora kuba ndi kuvuga nti haleluya ndakijijwe, ariko mu kandi kanya ngo mbe ndi gukora ibyo Satani ashaka byose. Ntabwo bishoboka. Hano muri Yohana igice cya 10 Yesu hari amagambo yavuze. Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 27, ndasoma n'uwa 8 n'uwa 28 mu mbabarire. Yohana igice cyaho cya 10 umurongo wa 27 kugeza ku wa 28. Agakiza gahamywa no kugakomezamo. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo kandi aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'Umwami Yesu Kristo. Iravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Reba rino jambo ariko, zirankurikira. Yesu ntabwo yavuze ngo intama zanjye ndazizi kandi ziyicariye aho ziri, ntabwo zihava ntizinyeganyega, ahubwo yaravuze ngo zirankurikira. Aha ndabonamwo ijambo ryo kugendana na Kristo. 28 akavuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivunura mu kuboko kwanjye. Ndarenzaho ikira? Yesu ko ari uko avuga, jewe ndabona nta kintu narenzaho. Yesu aravuze ngo intama ze arazizi kandi nazo zumva ijwi rye, yewe ziranamukurikira. Aziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, nta uzazivunura mu kuboko kwe, niko Yesu Kristo avuga. Aya magambo rero yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo, umucamanza w'abari mu isi bose, wenzira ukuri n'ubugingo, umukiza w'abari mu isi, uwabambwe ku musaraba ngo yireherezeho amahanga yose. Umwizera wese ye kurimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Aravuga aya magambo agira ati intama zanjye ndazizi kandi nazo zirankurikira. Ndabona hano harimo ko agakiza gahamywa nuko no kugakomezamo, cyangwa se uwizeye Yesu Kristo aramukurikira. Kandi ntabwo uzamukurikira Nyabugogo, cyangwa ngo umukurikire Kimironko, cyangwa ngo umukurikire Jari, ahubwo bisaba kumukurikira mu ijambo rye. Mu ijambo rye icyo avuga,
iyo ufite inyota n'inzara byo kugikora, icyo gihe uba urimo gukurikira Kristo. Abakolosayi igice cya mbere umurongo waho wa 21. Abakolosayi igice cya mbere umurongo waho wa 21, Bibiliya iratubwira amagambo agira ati: namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ni Kristo wo, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge, mutagawa, niba muguma mu byo twizera, mwubatse neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, ari bwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Ariko ujye wandika n'iyi mirongo, hanyuma uze kongera uyisome, utagira ngo hano mfite Bibiliya yanjye nihimbiye. Iyi ni Bibiliya, kandi iri ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ukwiriye kwizera, ariko kandi ukwiriye no kurisoma. Mbanze mbahe gatoya ikintu turi gukora hamwe na bene data ndetse n'abashiki banjye muri Kristo Yesu hirya no hino. Turimo gusoma Bibiliya yose uhereye mu itangiriro igice cya mbere. Mbese uyu mwaka uzarasoza dusoje natwe kuri uyu murongo wa 21 w'iki gice cya 22 cy'ibyahishuwe. Iyo niyo ntego. Nawe rero ndakwifuriza ko wafata iyo migambi ugatangira gusoma Bibiliya, kuko ukwiriye kwizera Bibiliya. Ntabwo ukwiriye kwizera amagambo ya Sadoki ku giti cye ku bijyanye n'icyo Imana ishaka gukora. Waba uri kwibeshya. Icyo nkwifuriza ni uko wasoma Bibiliya, cyangwa se ukajya uyitega amatwi nk'uku abigisha bari kwigisha, hanyuma ukizera icyo Bibiliya ivuga, apana icyo abantu bo ubwabo bivugira. Rero agakiza gahamywa no kugakomezamo. Ikindi ari nacyo ngira ngo nsubikireho ingingo, nuko agakiza buri gihe kabyara imirimo. Hano mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, haratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Hanyuma umurongo wa 9 uravuga ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Reba umurongo wa 10, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero icyo nari mvuze ni iki: buri gihe agakiza kabyara imirimo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo jyewe ndakijijwe ariko ntabwo nzigera nkora ikintu cyiza na gitoya. Ntibishoboka, ntabwo biri byigisha, nta nubwo bibaho. None se umuntu muzima yanezezwa no kudakora? Agakiza se ko twabonye ko ari ukubyarwa bundi bushya, kandi kubyarwa bundi bushya kukaba gutera impinduka z'ubuzima. Urumva wahinduka muzima ukaba uri muzima hanyuma ntukore? Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Hano mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 4, Abaheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 4, Bibiliya iratubwira ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Kwizera kwatumye Abeli akora iki? Atanga igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Umurongo wa 7 uratubwira ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka,
akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Yewe n'umurongo wa 8 uravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Donc kwizera gutera gukora. Ariko hari abantu bashaka gukora batizera, hanyuma bakavuga bati okay, jewe ndakora, ubwo nkora, noneho ubwo reka Imana ifate ibi nkora, noneho ibihindure kwizera. Ntabwo Imana ari uko ivuga. Bibiliya yigisha ko kwizera gutera gukora. Ntabwo Bibiliya ivuga yuko imirimo itera kwizera. Ntitugacurika ibintu, dukwiriye kumva neza icyo Bibiliya ivuga. Agakiza rero buri gihe kabyara imirimo, kuko agakiza kazanwa no kwizera. Kwizera rero ni lazima kugomba kubyara imirimo. Niba umuntu avuga ko yizeye Kristo ariko kwizera kwe ni kwerekane imirimo ya Kristo, uwo muntu ntabwo aba afite kwizera kwa Bibiliya. Umuntu yizeye nta mirimo ntigushobora kwigera guhamya ko gufite ibyiringiro by'iteka ryose. Ndavuga kwizera k'umuntu. Umuntu avuze ko afite kwizera, avuze ko yizeye, nta mirimo yo kwizera kwe afite, uko kwizera kwe ntigushobora kwigera guhamya ko afite ibyiringiro by'iteka ryose. Ibyo byiringiro byo mu masezerano y'Imana, ntabwo umuntu uvuga ko yizeye ariko kwizera kwe kukaba nta kintu kumaze. Nivuga ntacyo kumaze, nuko nta mirimo yo kwizera kwe, nta mirimo ya Kristo igaragara muri uwo muntu. Icyo gihe uyu muntu ntabwo yagira ibyiringiro by'iteka ryose, ntabwo yagira umutekano w'agakiza, ntabwo yagira ya mahoro yo mu mutima azanwa no kumenya ko umuntu akijijwe. Kubera iki? Ntabwo uko kwizera cyangwa ako gakiza bari kuvuga aragakomoka mu masezerano y'Imana. Hari ikindi kibazo dushobora kwibaza: ese umutekano w'iteka ryose utera abantu kuba ntacyo bitayeho? Donc umuntu niba avuze ati ndakijijwe, ibyo bivuze yuko nta kindi kintu namba akwiriye kwitaho? Ntabwo ariko biri. Umutekano w'iteka ryose ntabwo utera abantu kubaho ntacyo bitayeho. Ikinyuranyo cy'ibyo ahubwo nicyo kuri. Bibiliya yigisha ko ubuntu bw'Imana bushishikariza abizera gukorera Imana n'imitima yabo yose kandi bashima. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 19. Yohana wa mbere igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 19, Bibiliya iratubwira ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Niba rero tudakunda Imana, niba tudashima Imana, niba tudakora iby'Imana ishaka, ubwo se twavuga kandi ko turabana b'Imana? Hano mu Baroma igice cya 2 umurongo waho wa 4, Abaroma igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 4, ndagira ngo twihute tuharebe. Abaroma igice cya 2 umurongo waho wa 4, Bibiliya iratubwira ngo kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Urumva? Kugira neza kw'Imana kuturehereza kukwihana. Urebye no mu Befeso no muri Tito hose havuga ko uko umwizera arushaho kugenda asobanukirwa urukundo Imana imukunda muri Kristo, niko arushaho gushaka gushimisha Imana. Gushaka gushimisha Imana rero nta kundi, ntabwo ari ukwiriye kuvuga gusa ngo Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe, ahubwo ni ugukora iby'Imana ishaka. Hari ikindi kibazo ushaka ko twibaza muri kano kanya: mbese ninde ufite ibyiringiro by'iteka ryose? Ninde ufite ibyiringiro by'iteka ryose? Mu yandi magambo, ninde ufite amahoro yo mu mutima yuzuye ko akijijwe rwose kandi ko atazigera arimbuka na hato by'iteka ryose?
wenda uri kwibaza icyo kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni iby'ingenzi cyane gutsindagira ukuri ko inyigisho y'ibyiringiro by'iteka ryose idasezeranya umutekano umuntu wese uvuga Kristo. Yesu ubwe yarabivuze muri Matayo 7, aravuga ati umuntu wese umbwira ngo mwami 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 mwami, ntabwo ari uzinjira mu bwami bw'ijuru. Ntabwo ari buri muntu wese uvuga mwami 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 mwami, Yesu 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 Yesu, Kristo Kristo Kristo, ntabwo bivuze ngo azinjira mu bwami bw'ijuru. Oya, oya. Bibiliya ihuza umutekano w'iteka ryose n'umwizera nyakuri gusa, uwo wavutse ubwa kabiri, kandi ikamutandukanya n'upfa kubivuga gusa. Mu yandi magambo, umuntu wavutse ubwa kabiri gusa niwe Imana iha ibyiringiro by'iteka ryose, niwe ibwira kumenya ko akijijwe kandi akijijwe by'iteka ryose. Kandi uyu muntu Bibiliya imutandukanya n'upfa kubivuga gusa. Upfa kubivuga we ntabwo ashobora kugira ibi byiringiro. Rero abo bantu, ndavuga babyawe ubwa kabiri, bakijijwe by'ukuri, bakomeza mu ijambo ry'Imana. Abo bantu bakurikira Kristo, abo bantu bera imbuto, abo bantu bayoborwa n'umwuka w'Imana, abo bantu bavutse ubwa kabiri koko, abo bantu bejejweho gukiranirwa kw'imibereho yabo, berekanye ko batoranijwe. Aba bantu bava mu bizira, aba bantu kandi baririnda bakarindira ibyiringiro byabo muri Kristo. Aba bantu bafite kwizera kutari ibice, kwemeza rwose ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Aba bantu kandi bahamya ibintu biherekeza agakiza. Aba bantu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Aba bantu kandi bakomeza kwihangana no guhagarara batanyeganyega mu bibagerageza byose. Aba bantu bari mu kuri kandi bakomeza mu kuri. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo waho wa 19 kugeza kwa 21, ndagira ngo tuhasome. Yohana wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 21, Bibiliya iratubwira aya magambo ngo abo bavuye muri twe icyakora abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Simbandikiriye ko mutazi ukuri, ahubwo ni uko mukuzi, kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Urumva? Abantu bafite ibyiringiro by'agakiza bari mu kuri kandi bakomeza mu kuri. Abadakomeza mu kuri rero, ngira ngo Bibiliya ikivuze wacyumvise. Yohana wa kabiri umurongo wa mbere n'uwa 2 haratubwira ngo jyewe umukuru ndabandikiye kuriya watoranijwe, wowe n'abana bawe, abo nkunda by'ukuri, nyamara si jye jyenyine ubakunda, ahubwo n'abazi ukuri bose barabakunda, kubw'ukuri kuri muri twe kandi kukazaba muri twe iteka ryose. Abo bantu rero barimo kwiyeza uyu munsi, barimo kwiyeza. Nusoma Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 uraza kubibona. Abo kandi bakunda bene data. Yesu yaravuze ngo mukundane, abwira abizera yarabwiye ngo bakundane. Ni itegeko ry'umwami wacu. Abizera rero by'ukuri, bakijijwe by'ukuri, bafite ibyiringiro by'agakiza, aba bakunda bene data. Hano hari ikindi ngira ngo twibaze, ni ikigira kiti ninde udafite ibyiringiro by'iteka ryose. Hano hari ibintu bine ngira ngo nkubwire biranga umuntu udafite ibyiringiro by'iteka ryose. Icya mbere, abantu badafite ibyiringiro by'iteka ryose barimwo iri tsinda, barimwo abo bavuga ko bizeye ariko ntibihane.
urumva, jyewe nizeye Yesu Kristo ariko ntiyigeze yihana. Iryo tsinda rirahari, iri ntirigira ibyiringiro by'iteka ryose. Irindi tsinda ririmo abo bantu bafite ubumenyi bwo mu mutwe gusa. Hari abantu bazi yuko umuntu abaye azi Bibiliya mu mutwe ubwo yaba nta kibazo afite. Nyamara ibi ntabwo ariko biri, kuko ntabwo Imana ishaka ko tugira ubumenyi bwo mu mutwe gusa, ahubwo Imana ishaka ko twizera n'imitima yacu yose. Irindi tsinda kandi ririmo abo bavuga ko bizeye gusa ibyo bo ubwabo bishakira kwizera. Hari abantu rwose bafata utuntu muri Bibiliya akavuga ati nizera utungutu. Uwo nawe ntashobora kugira ibyiringiro by'iteka ryose. Irindi tsinda ry'aba bantu batagira ibyiringiro nabo bafite ishyaka ry'idini aho kugira ishyaka ry'ubutumwa bwiza. Hari abantu rwose bamaramaje mu kurwanirira amadini yabo no mu gushyigikira amadini yabo no kugandukira amadini yabo kuruta uko bagandukira ijambo ry'Imana. Aba bantu rero nabo ntibashobora kwigera bagira ibyiringiro by'iteka ryose. Niba umukristo akoze icyaha, iki nicyo kibazo ngira ngo dusorezeho kuko iminota yacu yanagiye. Niba umukristo akoze icyaha adatakaza agakiza ke, ni iki kimubaho? Hari ibintu bitanu ngira ngo nkubwire vuba vuba nihuse. Icya mbere, umukristo urimo gukora icyaha ari hanze y'ubusabane n'Umwami Imana n'abantu b'Imana. Umukristo uri gukora icyaha atakaza ubusabane n'Imana ndetse n'abana b'Imana. Icya kabiri, umukristo urimo gukora icyaha afashwa kandi akundwa n'Umwami Yesu Kristo. Aramukunda. Yesu ntabwo yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Icya gatatu, umukristo urimo gukora icyaha ahanwa na se. Uze gusoma Abaheburayo 12:5 ugeze kuri 11, hari bukwereke neza yuko ab'Imana yishimira cyangwa se ibona ko yemera nk'abana bayo ibakubita ibiboko kandi ikabahana. Icya kane, umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana no kwera. Umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana no kwera. Icya kane, cya gatanu, umukristo ukora icyaha azahomba ku munsi w'intebe y'urubanza ya Kristo. Ndagira ngo turebe icyanditswe cyacu turi burebe cya nyuma uyu munsi, kiri hano mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 6. Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo waho wa 14. Ndasoma imirongo 3 gusa, imirongo 3 yonyine, mpereye ku murongo wa 14 ngeze ku wa 17. Bibiliya iravuga ngo kandi ubw'Imana yazuye Umwami Yesu natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ntore ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Nimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye yuko bishoboka ko wakizwa kandi ukagira ibyiringiro by'agakiza kawe, ukagira umutekano wo mu mutima, ukaba uri hano ku isi ugaragara uko uri mu buryo bw'umubiri, ariko nyamara imbere y'Imana uri uwera, uri umukiranutsi, kuko watsindishirijwe n'amasezerano y'Imana. Mana icyama ubwa buri muntu wese kugera kuri icyo kigero cyaho ashikama mu masezerano yawe kandi akagira ibyiringiro by'iteka ryose. Urakoze kuri mwiza kandi ko ushoboye gukiza ndetse witeguye gukiza abo bose baza bakugana bashaka agakiza. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.
i Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire